don't want peace. I want problems always. Ngira kiracana ndagikubitira muri metero to wakikata gafoto muri style nari keza cha iyi foto rero ndayohereza mukuru wanje ari hanze mu Burayi pe ajya yireza namo twagize mu kiruhuko nzanzaga ku mazi nifate agafoto. I don't want peace. I want problems always. Nzibare. Neza. Uzi cyari hasi mutere story man. Twicara hano. Hasi mutere ufite story nziza wera hafi yo. Ukunda story. Umva. Ubizi se story zanjye zijya ziburara. Cyane ho bigize kwita ngo uri Nzibare. Oh shit, oh shit. Zina ngiyo ngiyo utazi kuzibara. Ahubwo noneho umva story mufitiye none. Nzimbare numve none izo story n'ubu. Uribuka wa mukecuru twari duturanye? Ndamwibuka bose. Uramwibuka neza. Wa wundi wari utuye kuri ka gahanda nyine twamanukiraga tugiye kwiba amapera sinzi niba ubyibuka. Kaga cyejo katugurukanaga. Kazi kwirukanka cyakora man. Ariko noneho nunuzi ibintu byakabayeho. Gaheruka kugura ihene ikabera kasa mutwe nkuko nyine noneho nako nyine wari ubizi katoroshye. Basi yo hene mubera kasa mutwe gute. Man reka nkubwire. Nubwa mbere nabonye ihene ivuga yarangiza igashaka no kurwana man. Ihene yari ifashe yasa umutwe w'umuntu si cyawe. Ya. Aho ngaho nawe urarengera. Ese kubizi ihene yafata umutwe w'umuntu ikawasa ako none nawe uzi yuko ihene yabaye akasa mutwe nago wifasa umutwe mvuga naga ari nyine kuri ya byo kwasa nyine byanyabyo. Ndivuga yaramuzengereje nyine mubera ikibazo tu. Nukuvuga ngo ubundi kuntu byagenze yagiye mu isoko agiye kugura ihene agezeyo agira n'amahirwe ayibona no ku giciro cyiza arayumvikana nyine n'uwari wayizanye arayigura arayijyana nukayigejeje mu rugo arayigaburira ayihereza n'amazi amaze kuyigaburira ayihereje n'amazi uzi kuntu byagenze gute hakuno uwo mukecuru yari afite amafaranga icyo gihe muri iyo minsi nubizi yuko yari aryoshye ameze neza none nawe ubwo yari asigaye nyine yigita ku bintu ngo byazamuto ziwe ubungu none amapera twari twarayamaze n'iki nawe urabizi twari birara nuko wowe usigaye warabuze nyine udasigaye ubona karitsiye ngo tugiye kukuyiba ariko noneho nyine ubwo uwo mukecuru akimara kuyihereza amazi yanayigaburiye haje umuntu wa mbere arangije aramubwira ati mukecuru waguze ihene nziza. Ihene yinduka nziza gute se? Ushaka kuzana ya magambo n'ubundi ujye udutubura ngo turi kuganira udukubita story za danje. Oya man. Reka nkubwire. Iyo hene ubwiza mvuga nyine bari bwa bundi nyine ureba umukobwa ukabona ngafite nyanza. Kumva se nanga ariko aho n'uwo mukobwa wamureba ukabona afite nyashi. Ahubwo noneho ubwiza bw'iyo hene mvuga nuko nyine yari yarariye barayitayeho barayigaburiye neza niyo mpamvu mvuga yuko nyine yari nziza. Niyo mpamvu aho bivuze nawe niyo mpamvu rero nayingize ngo ihene yabaye nziza n'umukobwa n'umuntu. Noneho uwo mukecuru akimara kuhava agiye nyine n'umukecuru nyine wari waje n'ubundi mugenzi wiwe kumusura hasigaye nyirurugo ari we wa mukecuru ubwo ihene yese umubwira ati mukecuru rega ndi neza
Nzibare. Amakuru yawe. Umuntu sana no kuzihe story. Ni ihene yakasa mutwe ahubwo umva. Acha ni cyane. What be this? Jesus. Kuvuga ngo rero Blood of Jesus. Ase burangiye ariko mufate hagati. yanse nawe uraza guhita ubyumva ntabwo twagusobanurira ahubwo wowe n'ubundi nkurira rwose uraza guhita ubyumva no kuvuga ngo nkuko nabikubwiye bakimara kumubwira ngo ihene ni keza nyine ihene ariyo ibivuga ihene yarivugiye ati ngereka ngo ndi keza none ubwo umukecuru yahise agira ubwoba yibaza ibintu biri kumubaho ko yagiye kugura ihene yaguze umuntu gute ibintu biko Nensene yavugiye hese ariko ni iyo hene ushobora kuba ari ikibungo ntabwo batamba neza stories ziba bari naga ari story nje nigiriyeyo sanga ihene irimo iravuga neza yari ifite ukuntu ireba ukagira ngo yanyweye urumogi yari ifite ukuntu ireba ukagira ngo yanyweye urumogi cyane yuko nje narayirebye ngiramo n'ubwoba hanyuma rero uwo mukecuru yaje kugira ubwoba ayiraza hanze utekereze yuko n'abajura batigeze bayiba amazi wapi ntago abajura bigize bayiba ihene yaraye hanze buracya umukecuru yarazi yuko buri buke wenda n'ibisimba byayiriye hanyuma nyine akayibagira ariko bwarakeye ihene iri aho ngaho burangije arayigabura nk'ibisanzwe buracya nanone abajura umbareka mubwire ntago ndumva neza ahantu biri guturuka byose ni abajura bari muri kayitse urabiyobera na cyacishura mani cyakubitaga umuntu kumwica uzi yuko cya kintu cyavuga ngo nta kintu na kimwe gitinda barakibwiye ati ihene yaraye hanze aravuga ati reka nje ntago njya nyina ninuza n'ibintu bivuga kandi ari inyamaswa rero nyine ko byaje kugenda umukecuru byarangije afata umwanzuro nawe yongera ayisubiza hehe ayisubiza mu isoko ene hari umukira yari kubonara umuntu wari ubizi uko ivuga nkuko nawe yayiguze itavuga nawe yari kuyigurisha nyine abantu bazi yuko nyine ari ihene nzima kandi nyine nta kibazo ariko sereka ngiye mbabaza n'abacengija ubundi uwo muntu ninde ko ngiye mfite amatsiko yo kuba nanamumenye naje muri hagati nyine umuntu ihene ngo kiyeza ntabwo yasobanukiwe uwo muntu wamubwiye ko mfite amatsiko reba wa mukecuru wari utuye kuri ka gahanda hamwe twamanukiraga twajyaga kurya amapera wa undi wari ufite nyine ibiti by'amapera twageraga gutya tukagenda tugiye kuyiga niba ari uri yaranahuba akazi oya none ariko ibintu byamubayeho pe nawe wamugirira umuntu wibaza ko yayijyanye mu isoko akayigurisha umuntu mu nyuma akaza kumuteza ingabo nkamugirira impuhwe uri ukuntu yatwirukankanaga wowe noneho njyewe ndabyibuka hari umunsi yankubise inkoni 200 kubera ukuntu cya gihe nyine nako wowe ntabwo wari uhari nari ndi kumwe na Joaquin uribuka ngenda mu giti akantwara inkweto ngo zirariha amapera nariye we ntabwo ibyo byoroshye njyewe Joaquin uribuka cya gihe tujyana ndabyibuka mwaca amapera 5 uribuka inkoni yankubise n'abanyirukasa njyago ni ifarashi uzi yuko uriya mukecuru nawe yari akasa mutwe ariko yari akasa rero namugirira singu noneho yaraje aje kumuteza ingabo umukecuru nyine urabizi nawe amaze gusanga ntagakiruka nka mbere yaramubonye arikanga ashaka kwiruka umugabo we yamutanze imbere aramubwira ati mukecuru ni ahantu uri bugere rero utansobanura ibyiriya hene wamaye ivuga mbwira ukuntu wangurishije ihene ivuga niba warashyizemo ibisazi by'abakurambere ubimbwire nabyo mbimenye byarangiye gute rero ngo yaramucitse we reka mbabwire umukecuru yagize ubwoba abura ahantu akwirwa isoni ziramwica urumva ibimwaro byari byose ariko noneho nawe nyine yahise yidefanda nk'umuntu mukuru araje aramubwira ati genda uyigurisha nanjye ni kuri anayiguze nanjye nayiguze kuriya nsanga iravuga jana rero nawe ushaka umuntu uretse n'ibyo ngibyo njye nari nzi kuri mukecuru nari nzi karoga pe nimaze atarisha nayo kuri mukecuru rero waba warayiroze nyine wenda ntiyayiroga ariko uri mukecuru ahubwo njye nta n'ikintu kiyo nagura uziko n'amapera nayaryaga mfite ubwoba
cyana uvuze n'ibindi kuvuga ariko hari igihe twigeze kujya mu ntuza muri cya giti cy'amapera dusanga hamanitsemo agacumu ndabyibuka jewe Joaquim ariko ndashaka kuzajya kureba kuzajya kumwinjira nkabanza nkareba uriya mukecuru hano mugani mu gikoni kiwe numvishije ngo haba hari bavuga ngo araroga rero nta nubwo nakandagiriwe mu rugo byarangiranye na biriya nyine ntabwo nasubirayo uriya mukecuru ariko njyewe reka mubwire umunsi nafashe Run. Yes papa niko sha kandi sha ndakwica kugutuma mu gitondo saa 12 mwoga tsindwa n'uwiteka ukarara yo kugeza no masaha ndaguhitana pe ndaguhitana mviteye mbita cya kintu njya gukubita dore kutajya wumva dore ugira ubukuru bwishi urabizi inkoni nkubitwa ni nyinshi uno munsi ntunkubite ntabwo ndi bugaruke rero uranshiramo imiyaga banguka warwana urananiye banguka gira vuba sinongera kuguhamagara ndaje rwose narindi mu nzira ndimo ndaza ubu ngubu haburaga nka metero 100 ngo mpite ngera mu rugo sawa turuka saa moya za mu gitondo kugera saa 9 Ndi nawe numvisha arizo ariko numvaga harimo akantu kabaye ariko nyine Nzibare ashyiramo na edit urawe ntabwo ushibibona ndabibona byose Nzibare njyewe n'ukuntu muzi ashyiramo edit Nuze ko mbonye ahaguruka ngayiruka nkora si umusazi ahubwo cyanze no kuzirangiza kandi numvaga ziryoshye sha za stories zisa naho ari impimbano uziko noneho nari nibagiwe no kujyana na ringi gisekeje nanjye banumye numvishe ngihene keza ngikinyita mvuga ati iyi story sinazigamba abizi ko ndabizi ibintu biri na story nyine utuntu twaje ndamutegereje ngazana yongera nagaruka burayagira se sumuzi bagenda daseze wajyana mu gisera sinzi ko nameze nk'ubu noneho gusa nyine negereje amaherezo yazo ushatse wakigendera uriya mwana agira umunwa ntabwo bizi yakoze umunwa muri kayitse noneho yiwacu ntabwo bizi aravuga buramugira irungu we irungu Yesu wahurira irungu harijya gute kandi muri kayitse mwana agira umunwa akavuga none hari akantu nabonye ku mupira we niba niho wajya kukancishaho kubera umunwa mwinshi asigaye agera aho kuvuga bikamucanga nyine noneho yagiye ashyiraho gutya ku mupira ngo hey ana yagenda basubiza ngo yarakustaye none ndashanyira kagenda umwana naho ngombe ndahanga musari ni kwifata mu kujyago ingana kwa I don't want peace. I want problems always. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. wose we utangiye gukomanga ko nzi ko ntabashitse ngira kiracana ndagikubitira muri metero to nabizi cyane nanjye cyakikubite hafi yawe umva 2 3 4 ndafatira ahangaha muri ebyiri izi zose ndazimukubitiramo kuko ntitwigiriza uriya mwana namuzi ndetse rero kari muri
Ndamwica sha. Katinjira mu mwereke. Injira mwereke kuntu bakubita inuzi.